Ashimwe mwaramutse neza mwiriweho neza ku bandi. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe wo gushingira ubuzima bwacu kuri Bibiliya, ku ijambo ry'Imana ritubwira. Ndakubwiza ukuri, ubuzima bwawe no gushingira ku ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo uzabyicuza. Uzaba umukristo utsinda, uzaba umukristo ufite imbaraga kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza mu mpera zawo, udacogoye, utananiwe, utabivuyemo, cyane cyane ko ibitunaniza n'ibiduca intege bihora ari byinshi. Rero ni byiza ko dufata umwanya wo kumva icyo Imana itubwira kugira ngo kivuguruze ayo majwi yandi yose y'amacantege tuba twumva umunsi ku wundi. Turakomeje rero gufatanya urugendo rwo gusoma Bibiliya. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 6. Nanone nkwibutsa ko impamvu dufite umunsi wanjye no kugira ngo duterane inkunga, tuba abana b'Imana bazi ijambo ry'Imana, baritindaho, ryabahindukiye ubuzima. Ntabwo rero nifuza ko wasoma cyangwa se wantega amatwi gusa bikagarukira aho ngaho. Ndifuza ko nawe wafata umwanya wo kwisomera icyo gice, ukagenda ukuramo buri jambo ryose rifite icyo ryamarira ubugingo bwawe. Imana iguha umugisha. Reka dusome ku murongo wa mbere, haratubwira ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Iri ni ijambo riduhiga cyangwa se riduhinyuza. Abana b'abantu twese biratworoheye ko umuntu yakora ikintu kugira ngo ashimwe cyangwa se yakora ikintu kubera bakanaka, ariko biratwereka neza ko ibifite ingororano ni ibyo dukora tudakoze kugira ngo abantu baturebe, ahubwo dukorera Data wo mu ijuru. Reka rero ujye uganiriza umutima wawe uwibutsa, ni wenda kugwa mu mutego w'amashimwe y'abantu, uzahora uganiriza umutima wawe wibutsa ko uri mu gukorera so wo mu ijuru. Ikiza ukoze ntabwo ari bibi, ariko iyo tugikoze tukifuza kugikora kugira ngo abantu baturebe, nukuri amashimwe yacu n'ingororano yacu birangirira aho ngaho. Cyane cyane aha ngaha nahabwira abakora imirimo igaragara imbere y'abantu. Iyo umuntu ikora ibintu byo mu ibanga bitazwi, biragoye ko yagwa muri uyu mutego, ariko abakora imirimo igaragara izamenywa n'abantu, yo guhagarara imbere y'abantu, yivugabutumwa, yo kuririmba se, iyi mirimo yose dukora ituma duhagarara imbere y'abantu. Iri ni ijambo dukwiye guhora twibuka mu mitima yacu. Biratubwiye ngo ntitugakore ibyiza byacu imbere y'abantu kugira ngo dushimwe n'abantu. Rero ni amagambo umuntu ushaka kugendana n'Imana neza, agakora Imana neza, umurimo Imana yamuhamagariye, nushaka kuba ari umurimo uri public ukorwa imbere y'abantu, ariko umuntu wifuza kuzawurangiza neza no guhora abana n'Imana neza, no gukora buri kintu cyose nk'ukorera Imana, nk'ukorera Data wo mu ijuru. Imana rero ibidushoboze kandi rwose birashoboka. Umurongo wa 3 kongera katubwira ngo ahubwo woweho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora. Ni ikigereranyo cyakoreshejwe, ni imvugo yakoreshejwe. Mu by'ukuri ntabwo ukuboko kwanjye kw'ibumoso kwatanga nk'uko kw'iburyo kwatanze, kubera ko biri ku muntu umwe, ariko nanone iki ni ikigereranyo kitwereka ko ibanga cyangwa se uburyo dukwiriye gukora cyane cyane twirinda mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo icyiza ngiye gukorera umuntu sinkeneye ubundi kucyamamaza kugira ngo ushimwe n'abantu. Yego nshobora kugikora abantu bakakibona kugira ngo bagishyigikire, kugira ngo batere inkunga nabo bagihagurukemo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko biratubwira ngo ninkore ikintu ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso kwe kukimenya. Ibi nanone biratwereka uburemere cyangwa se ubunini ijambo ry'Imana rihaye ibi bintu, ibikorwa dukora bigaragara, ariko nanone bishingiye ku kiri mu mitima yacu. Mu mutima wawe hazaba harimo iki imbere ya buri gikorwa uzajya ujya gukora. Ibyo ngibyo tuzajya tubyitaho buri munsi kugira ngo ingororano zacu zitarangirira mu mashyi twahawe n'abantu. Ku murongo wa 5 haratubwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwiheranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Itandukaniro ririmo mu basenga, mu bantu benshi bikingiranye se, bari bonyine se, itandukaniro ririmo ikigena niba uri bushimwe n'Imana cyangwa utari bushimwe n'Imana, ni kara kantu kavuze ngo abantu babarebe. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo gusengera muri rusange, ikibazo cyo gusengera mu rusengero rw'ibunaka, ikibazo cyo gusengana n'abantu, ikibazo saho urimo usengera, ahubwo urimo urabikorera iki? Kuko Bibiliya yatubwiye ngo abangaba basenga gutyo ngo abantu babarebe, Bibiliya bise indyarya. Hari igihe nanone abana b'Imana bagwa muri uyu mutego, umuntu akazamura ijwi akagira uko asondekana amagambo cyangwa se yaterateranya ukuntu, ariko mu by'ukuri abikorera kugira ngo abantu bamurebe, cyangwa se abikorera kwemeza abantu. Hari igihe umuntu akora ikintu kwemeza abantu bamenye ko nzi gusenga, bamenye ko nzi gutondekanya amagambo. Ibyo bintu rwose Imana ibiturinde. Ni ukuvuga ngo ako kajambo kagiyemo kinjiyemo kavuga ngo abantu babarebe, uzamenye ko kazakwambuza ingororano n'umugisha Imana yari kugeneye. Ahangaha hakomeje havuga ngo nusenga ujye winjira mu nzu ukinge, so ureba ibyiherereye azakugororera. Ntibivuga ko buri munsi nzasengera mu nzu nikingiranye, ariko buri munsi nzasenga ndimo mvugana na Data ureba ibyiherereye. Ibyiherereye si uko ndi mu cyumba gusa, ahubwo ni ibyiherereye mu mutima wanjye aho abantu batareba, ni ibyiherereye mu mutima wawe aho abantu batareba. Igihe urimo uzamura isengesho, igihe urimo ushaka amaso y'Imana, handi hiherereye mu mutima wawe, umuntu murimo musenga namwegeranya atazi, hari mwiki. Wibuka ko so
cyangwa data uwo dusenga we areba ibyiherereye kandi akagororera ibijyanye n'ibyo asanze mu bwiherero bw'umutima wacu. Umurongo wa 9 akavuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ako nshaka gukuramo nakavuga ngo izina ryawe ryubahwe. Iri ni rya sengesho Kristo yigishije abigishwa be, abantu benshi bakunda kurisenga no kurisubiramo, ariko icyo ntekerezaho ni amahame ahubwo arigize niyo yatugirira umumaro. Nuvuga ngo mu misengere yanjye ibyo nifuza, ibyo wifuza bigomba kuba ari ibintu biri bwubahishe izina ry'Imana. Muri urugero rwa Gikristo nta bitabonerwamo, uzahura n'ibintu bitandukanye mu bantu, uzasanga umuntu asengera ikintu kiri bubabaza undi, kiri buhemukira undi, ibintu bitangaje. Ariko nuvuga ngo misengere yanjye icyo usenga uri musaba Imana kigikwiye kuba igituma izina ry'Imana ryubaha. Hakaba nubwo umuntu arimo abwira Imana ngo nimufashe, nyamara icyemezo agiyemo mu by'ukuri ari icyemezo kirimo icyaha, ari icyemezo kitarimo gukiranuka, ari icyemezo kirimo ibinyoma, ariko akaba arimo asenga agira ngo Imana ibimushyigikiremo. Nuvuga ngo principe yo gusenga cyangwa ikintu twashingiraho tuyobora amasengesho yacu, nuvuga ngo si ikintu urimo nsaba Imana kiratuma izina ry'Imana ryubahwa. Nuvuga ngo nicyo kintu nyamukuru. Ku murongo wa 14 na 15 avuga ngo nuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira, ariko nimutababarira abantu na so ntazababarira. Icyo nifuza kuvuga ahangaha nk'ibanga, hari igihe waba utaragera ku rwego rwo kubabarira umuntu wakubabaje, ariko byibuza byifuze. We kuvuga ngo sinamubabarira, sinabigerageza, nawe yarambabaje, byifuze. Mu kubyifuza kwawe usaba Imana ko yakugwiriza imbaraga, kuko harimo amagambo akomeye atubwira ngo nitutababarira abantu na Data ntazatubabarira. Tekereza Data atatubabariye, atakubabariye ibintu byose wakoze. Rero nakubwira ngo igihe utaragera ku rwego rwo kubasha kubabarira waguhemukiye, byibuza byifuze, bigira icyifuzo imbere y'Imana. Ubwira Imana ngo Imana ndifuza kumurekura, ndifuza kumubabarira. Ku murongo wa 19 kugeza kuri 21 aratubwira ngo nitukibikira ubutunzi bwacu mu isi aho inyenzi zigera n'ingese zikaburya zikabumara, ngo ahubwo twibikira ubutunzi bwacu mu ijuru aho abajura badashobora gucukura ngo bahagere. Hanyuma 21 bakarangiza bavuga ngo kuko aho ubutunzi bwanjye buri ariho n'umutima wanjye uzaba. Ibi ntibivuga kutagira konte zo gusevinga, zo kwizigamira, ntibivuga kutagira ubutunzi bw'ifatika mu isi, si cyo bivuga. Ariko iyo batubwira ngo tugwize ubutunzi bwacu mu ijuru, uvuga ngo umutima wanjye, ibyo umutima wanjye wibaza kuruta ibindi, ibyo umutima wanjye uhangayikira, ubuzima bwanjye burimo bureba kuruta ikindi, bikwiye kuba ibyo mu ijuru. Ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Niba ubutunzi bukomeye mfite ari ukuzabana n'Imana mu ijuru, n'umutima wanjye uzahora werekeye ku by'ijuru. Ariko niba ubutunzi bukomeye icyo uhaye agaciro kurusha ibindi ari byo ubona ahangaha mu isi, n'umutima wawe uzahora ku by'isi. Rero Imana iratugira inama yuko twahoza cyangwa ubutunzi bukomeye twagira ari ubwo mu bwami bw'Imana. Icyo gihe bituma n'umutima wanjye uhora mu bwami bw'Imana. Uvuga ngo ikintu gikomeye ufite hano ku isi, ubutunzi bukomeye buruta ubundi, ikintu gifite agaciro kuruta ibindi, nuko wabaho uteganya kuzabana n'Imana mu ijuru. Rero ubutunzi bwanjye ari kuzabana n'Imana mu ijuru, n'umutima wanjye uhora werekeye ku byo mu ijuru. Simvuga ngo ndarantekereza ku bamarayika uko bicaye, uko baramya, oya, ahubwo mpora nitoza kwigizayo ikintu cyose cyazambuza kuzaba aho hantu. Ubwo nibwo butunzi bukomeye abana b'Imana bakwiriye kugira. 24 haravuga ngo ntawukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yagomba kuri umwe agasuzugura undi. Ahangaha baravuga Imana n'ubutunzi. Ubutunzi bukunda kubera abantu ubwami bukaba bwategeka ubuzima bwabo, bwayobora ubuzima bwabo. Kugira ubutunzi si bibi, turabyifuza, umuntu wese ufite ubwenge ababyifuza, ariko reka bwe kugutegeka, kuko burategeka bugasimbura Imana rwose mu mutima w'umuntu. Umuntu akabaho kubw'ubutunzi, umuntu akabaho kubw'amafaranga, akaba aricyo kintu ashyira imbere, akaba yahitana, yahemuka, yakora icyaha. Icyangombwa nuko abona ubutunzi cyangwa abona position cyangwa abona umwanya runaka. Nicyo gihe ubutunzi buba bwakubereye umutware, kandi ngo ntibishoboka ko abatware bombi bategekana icyarimwe. Imana n'ubutunzi ntibishobora gutegeka, ruvuga ngo barategeka kimwe. Igihe ubutunzi bwakubereye ubwa mbere bugatuma uhemukira Imana, ruvuga ngo ubutunzi bwakubereye umutware. Wongere wisuzume, urebe umutware w'ubuzima bwawe se n'Imana cyangwa n'ubutunzi. 27 tumanuka hepfo haratubwira ibyo kwiganyira, ngo ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe. Nanone ijambo ry'Imana muri iki gice cya 6 haragera hatubwira ko nta nyungu yo kwiganyira. Kwiganyira si ugusenga. Hari igihe umuntu abasenga yitwa ko arimo asenga, ariko mu by'ukuri arimo yiganyira. Nzarya iki, nzabaho gute, bizagenda gute? Kubitekerezaho wibaza ko bizagenda, ukabipangira uko ushoboye, ntabwo ari bibi, ariko byikuzuzamo amaganya, byiguhangayika mu buzima. Kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo umuntu wiganyira ntashobora kwiyongeraho na metero imwe. Nuvuga ngo nta ntambwe n'imwe
byaguteza. Panga, tunganya, tegura, nugira icyo ukenera winginga Imana ugisengere, ariko bye kukuzuza amaganya, kubera ko amaganya nanone yimura kwizera, akimura kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Ndangiza ku murongo wa 33 handi hatubwira ngo ahubwo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Uyu murongo urasobanutse, uratwereka icyo dukwiriye kugira ikibanze icyari cyo, ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nibibe priorite y'ubuzima bwawe muri buri cyemezo ufata, aho ukorera akazi, aho ugenda, mu nshingano ufite, ibyemezo byose bigenga ubuzima bwawe. Mwibuke ko ubuzima bwacu bugizwe na decision. Reka buri decision ufata ibigendanye n'ubwami bw'Imana, ibishyigikira gukiranuka muri wowe. Nusanga inyuranya nabyo rwose uzayiyame ntikabe ku buzima bwawe. Nidushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Umwami Yesu akugire neza, akuzuza ubuzima butsinda. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Urakoze Yesu.